muramutse amahoro, namwe turizera ko muramutse amahoro, kandi n'abaramukanye ibibazo mwihangane, Uwiteka ni byose ni umuhumuriza mu bibazo. Tumaze iminsi tubibona ariko turagarutse muri bya byigisho byacu. Amazina yanjye rero nitwa Ukwigize Jean Pierre, ndi kumwe na bene data, mwene data na mushiki wacu bamaze iminsi badusobanurira amateka cyangwa se igitekerezo cya Yesu n'umuntu. Reka tubakire nabo babasuhuze. Nanjye ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, nkaba nitwa Aimable Nshimiyimana. Yego, reka na mushiki wacu nabo basuhuze. Ndabashuhuje cyane, nitwa Mukandutiye Rusi, Imana ibagirire neza kandi twishimiye kubana namwe kandi turabakunda cyane. Murakoze cyane, nizere ko muramutse amahoro. Yego, reka duce bugufi dusenge mbere yo gukomeza ibyigisho. Turagushimiye Data wera muremyi wacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ijambo ryawe wandikishije, ndakwingize kugira ngo umwanya tugiye kumara turyiga udufashe gusobanukirwa n'ijambo ryawe, ndetse n'abazadukurikirana uzarushaho kubagirira neza kugira ngo ijambo ryawe rizasobanuke kandi rizumvikane muri bo. Byose tubyakira mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane, turakomeje na bya byigisho byacu. Ejo twabonye icyigisho cyatubwiraga ngo ikibazo giteye inkeke. Uyu munsi tugiye kwiga ingingo itubwira ngo guhangana n'iterabwoba. Reka dusabe mwene data Aimable acemo mu ncamake ikibazo giteye inkeke, ingingo twize ejo, maze tubone tujye ku ngingo ikurikiyeho y'uyu munsi. Arakoze cyane. Ejo hashize kuwa gatatu twabonye ikibazo giteye inkeke, ukuntu abafarisayo babonye Yesu ukuntu akomeje gukora ibikorwa byiza ku isabato, maze bakabibona nabi, bakamurwanya ndetse bakarirakarira uwo yabikoreye mu gihe bo ubwabo bari bamucuriye imigambi yo kumwica kuri uwo munsi wera w'isabato. Rero ikibazo giteye inkeke. Ikindi kandi abafarisayo bashaka kwerekana ko ari abakiranutsi, nyamara nabo ubwabo ari abanyabyaha. Tubona ko ari ikibazo giteye inkeke gikomeye cyane, ku buryo banahamagaye n'ababyeyi b'uwo muntu wahumuwe kugira ngo yisobanure, ariko batagamije kwemera ubuhamya bwabo, ahubwo bagamije ikindi. Yego, tubona rero ko cyari ikibazo. Urakoze cyane. Abadukurikiranye rero, ubwo tubana umunsi ku wundi, rwose ibi byigisho ni ibyigisho byiza cyane, kuko bitubwira umurimo wa Yesu muri iyi si. Twumvisemo byinshi bitandukanye. Uyu munsi rero turi ku cyigisho kitubwira ngo Yesu ni muntu. Turi ku ngingo itubwira ngo guhangana n'iterabwoba, tugiye kuyinyuramo, ariko wowe ugeze hano bwa mbere turagusaba gukora subscribe, kandi n'ibijya bikuryohera ujye ukora share, wohereze n'inshuti zawe. N'ababikoze mukomeze mutere inkunga irivugabutumwa, kugira ngo turusheho kwiga Bibiliya, turusheho kuyimenya, turusheho kumenya urukundo rwa Yesu. Rero ni karibu, kandi ibi byigisho biraryoshye, kandi mujye munatubwira ko bimeze, ibyo mubona twahongeramo mubitubwire, ibyo mubona twakosora mubitubwire. Twe namwe umugambi wo kwigana ijambo ry'Imana kugira ngo turusheho kunguka. Rero reka dusabe Aimable n'ubundi aturebere mu gitabo cya Yohana 9:20 kugeza 21. Ikibazo kirabaza ngo ni gute abafarisayo bagerageje gutera ubwoba ababyeyi b'uwo muntu wari waravutse ari impumyi, kandi ni gute basubije muri Yohana 9:20-21. Ngo ni cya kiganiro gikomeje twabonye ejo, abafarisayo ndetse n'ababyeyi buriya muntu wavutse ari impumyi. None reka dusabe Aimable adusomere. Dukomeza 22-23 tubone igisubizo ababyeyi batanze cyanikize cyo kubikiza. Batanze igisubizo bajya abafarisayo. None iyo mirongo y'ikomatanye yose tugiye kuyikombina yose cyane. Ku murongo wa 20 kugeza 23 aravuga ngo ababyeyi be barabasubiza bati, tuzi yuko uyu ari umwana wacu kandi yavutse ari impumyi, none arareba, ariko igituma areba ntitukizi, kandi n'uwamuhumuye ntitumuzi. Nimumwibarize, namwe ni umugabo mukuru arivugira. Icyatumye ababyeyi bavuga batyo ni uko batinyaga Abayuda, kuko Abayuda bari bamaze kuzuza inama y'uko umuntu wese uzerura Yesu ko ari Kristo azacibwa mu isinagogi. Nicyo cyatumye ababyeyi bavuga bati, ni umugabo mukuru, nimumwibarize. Abadukurikiranye ngo mu byumve, wenda abo tutabanye ejo ariko n'abo twabanye cyangwa se tumaranye iminsi
urubanza ruremereye rwari rushingiye ko Yesu yahumuye ni ikibazo ni ikibazo. Umuntu yakize ariko urubanza rwabaye ikibazo, bava kuri umwe bajya kundi kugeza igihe bageze ku babyeyi. Noneho reka dusabe Rusi adusomere amagambo make mu bivuzwe ibihe byose, twumve ikibazo cyari kiriho cyatumye uru rubanza rukomeza gukura. Urakoze cyane. Aya magambo aratubwira ngo abafarisayo bari basigaranye ibyiringiro bimwe rukumbi, ari byo gutera ubwoba ababyeyi b'uwo wari impumyi. Babajije n'ubukana bati, none se yahumiwe n'iki? Ababyeyi be batinye kwikururira akaga, kuko byari byarategetswe ko umuntu wese uzemera ko Yesu Kristo azacibwa mu isinagogi. Nushaka urekera ahangaha. Urumva hano harimo kwigira tubura guhangana n'iterabwoba. Rero aba babyeyi bari bafite ikibazo, bari bishimye mu mitima yabo ariko bafite n'ikibazo. Ntekereje ababyeyi burya bari abakristo batinyaga gucibwa, baravugaga bati ese nitubyemera baraduca, sibyo Emmanuel? ariko hano ubona nk'uko n'ubwakoresheje mu gucibwa kigisa nk'igihano cyangwa umugayo, kuko hano muvuzwe byose ngo ni ukuvuga ko agomba kumara iminsi 30 atagera mu rusengero, ni ukwezi kose kwashiraga umugayo waba urangiye. Ariko bari ababyeyi bo byari ugucibwa, byarimo gucibwa, ariko ni nk'ahari igihano, ariko icyo gihano cyabaga kiremereye ku buryo bukomeye. Ibihano by'abayuda bitandukanye n'ibyacu by'iki gihe, aho usanga umuntu hano mu itorero ukabona nta n'icyo bimubwiye, aza gusenga ariko wamara ku kwezi kose utarabwira. Hari n'igihe umuntu ahanwa akigaragambya ukabona yaburanye, ariko ibihano by'abayuda byabaga biteye ubwoba kuko baragucaga, babyitaga gucibwa kuko ntiwageraga mu bantu. Uzi gucibwa mu mutungo, abantu bakundaga Imana cyane. Hano haranavuga uburyo umwana avutse yakebwaga, upfushije wemeraga no kuririra umuntu ntibanagutabara. Mu by'ukuri ibyo bintu byari bikomeye, aho twibona rero muri iki gihe umuntu ahanwe mu by'ukuri agasakuza ntiyemere amakosa ye, ubona ari ikibazo gikomeye cyane ugereranije n'aba bantu batubanjirije mu by'ukuri. Ahangaha ryari iterabwoba, ibihano byari bikakaye kuko barabitinyaga. Uzi kugira ngo umare ukwezi waraciwe, uri gupfe ntunahamagare cyangwa upfushe ntunahamagare, utajya mu rusengero, aba bumvaga ari igihano giteye ubwoba. Reka twumve, ariko se twebwe muri iki gihe cyacu twabwira icyo abantu, burya abantu twubaha ko iby'Imana n'ibiko bitekereza, kumva ko usuzuguye ibihano, kumva ko usuzuguye kuriya mutima, Imana burya yawuhaga agaciro, pe. Ariko reka tujye hepfo turaza kubihuza tubisangishe. Ni iki tugomba kuzirikana mu gihe duhangayikishijwe n'iterabwoba? Dukomeze ku iterabwoba ryacu, yenda aho turaza kugarukaho gatoya, ariko cyane twumve igihe duhangayikishijwe n'iterabwoba n'iki tugomba kuzirikana. Zaburi 118:6 haravuga ngo Uwiteka ari mu ruhande rwanjye sinzatinya, umuntu yabasha kuntwara iki? Ubwo bariya abantu burya bari mu ruhande rw'Uwiteka, ariko ku ruhande rumwe bahaga agaciro umuntu w'abafarisayo. Noneho si nadusomere hepfo twumve uburyo ibi bintu natwe byaturemera ibyiringiro mu gihe duhanganye n'iterabwoba n'ibidutera ubwoba, ariko twumva neza iki kintu, kuba duhagaze mu kuri cyangwa kuba duhanganye n'iterabwoba, kuko hano harimo ibintu bibiri kugira ngo abantu baze kubisobanukirwa. Harimo gusuzugura igihano cy'abafarisayo, ariko aba babyeyi bo ntibabigize, byatumye banacenga, sibyo? Ariko nanone harimo no kuri kuzira ukuri. Hari umuyobozi w'itorero ashobora kugutegeka akagukaratira ariko umukuru ufite ukuri. Ahangaha mugerageze kuvuga ibintu bizajya aha harabisobanura neza, kandi harimo icyigisho mu batubanjirije no mu gihe cyacu twebwe turimo. Haratubwira rero hati shikama gitwari, kandi ntuzigere ukora igikorwa kibi kugira ngo utitwa ikigwari. Ntukemere ko ibitutsi, iterabwoba cyangwa amagambo
kugusebya bituma ukora ibinyuranije n'umutimanama. Aha rero haragaragaza igikorwa gikomeye cyane nabwira twebwe turi hano, nabwira abadukurikiye, abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda: shikama, komera mu gihe uhuye n'iterabwoba kandi uri mu ruhande rw'Uwiteka. Igihe uri mu ruhande rw'Uwiteka, shikama, komera, Imana iri mu ruhande rwawe, uhagararire ukuri. Rero ibi ngibi nibyo Dawidi yakoze. Nziza muri 18 avuga ngo Uwiteka uri mu ruhande rwanjye, nzatinya iki? Rero aya magambo nanjye ubwo nageragaho Yesu yibutsa amagambo akomeye mu burezi. Mu burezi ariko no mu bumenyi Kristo birimo. Ariko mu burezi bw'ipasha 57 havamo muri iki gihe icy'isi ikeneye kurusha ibindi byose ni abagabo n'abagore badashobora kugurwa cyangwa ngo bagurishwe. Abagabo nyakuri b'indahemuka mu mibereho yabo, badatinya kuvuga icyaha mu izina ryacyo, bafite umutimanama udashobora kuwushingana, bahagaze bashikamye nk'uko urushinge rwa zeramuzi. Ni ukuvuga bene abo ngabo bakomeza guharanira ukuri kabone n'ubwo ijuru ryagwa. Rero natwe iterabwoba ni byinshi, si no mu buyobozi bw'itorero gusa, no hanze ubwo buriya Satani kimuranga. Satani ubwo yameze nk'intare iziritse, izikagutera ubwoba ugatunguma ariko ntacyo agukoraho. Kuko Satani byanditswe bigaragaza yuko atagahatira gukora icyaha, ahubwo Satani agutera ubwoba ukanga kugira ngo akugushe mu cyaha. Niyo mpamvu byahishuwe avuga yuko abanyabwoba n'abatiza n'abandi banagiye barongora, ariko bigaragara ko n'abanyabwoba batazajya mu ijuru. Bitewe n'iki? Iterabwoba rishobora gutuma ugambura ukuri, nyamara mu by'ukuri wowe ubwawe warushikamye mu by'umwuka. Niki tuzahura nacyo muri twe cyangwa se mu buzima bwacu mu kurwanya ruseka? Dusomere ugasubika hepfo muri iki gitabo twarimo gusoma, ugasubika heruka ipaje 544, dusoza iyi ngingo ariko aya magambo yumvikana. Tuzahura no kurwanywa huzuye ubugome bukomeye cyane buturutse mu Badivantiste barwanya amategeko y'Imana. Ubwo urumva ko hari Abadivantiste barwanya amategeko y'Imana, kandi wibuke ko Abadivantiste ari tuvuga ko duhagarariye kuri amategeko y'Imana, dufite amategeko, ariko hari Abadivantiste barwanya amategeko y'Imana. Noneho komeza. Ariko kimwe n'abubatsi b'inkike za Yerusalemu, ntabwo dukwiriye guteshurwa umurongo kandi ngo tubuzwe gukora umurimo wacu bitewe n'amagambo avugwa, bitewe n'intumwa zifuza ko tujya impaka cyangwa ko duhangana, cyangwa ngo tubuzwe n'ibikangisho, kugwiza ibinyoma cyangwa andi mayeri ayo ari yo yose Satani ashobora gukoresha. Ikoze cyane. Ahangaha reka dusoze ariko ibi bintu byumvikanye neza, kuko iriya migabane ibiri tugomba kuzirikana. Hari abantu twabivuzeho ushobora guhana akivumbura akijujuta akagira ati, ariko hari n'abandi bantu abayobozi bashobora kwicisha amategeko y'Imana bigashoboka ku mpamvu imwe cyangwa indi, ku iterabwoba n'ibindi. Aha rero dukwiye kuzirikana iki? Intambara turwana ni intambara yo kohereza amategeko y'Imana, ntabwo ari intambara yo kwica amategeko y'Imana. Akenshi na kenshi rero mu gihe turiho tujya impaka, mu gihe turiho dusigana, mu gihe turiho turwana, reba niba urwana wumvira amategeko y'Imana. Kuko hari abantu babaho bakavuga ngo abayobozi ntibambwira ibi n'ibi, ariko wajya kureba ugasanga bari kumubuza kwica amategeko y'Imana, bari kumutunga urutoki ko yakoze amakosa, ugasanga yahanganye. Si byiza rero, ariko nanone ntabwo dukwiye kwica amategeko y'Imana kubera iterabwoba n'ibindi byaturutse ku bayobozi cyangwa se n'abandi bantu bavuga ko bahagarariye umurimo w'Imana. Aha rero byumvikane, reka dusoze iyi ngingo, ariko reka tubashimire uburyo iyi ngingo yumvikanishije, kandi dushimire n'abadukurikirana umunsi ku wundi. Imana ibahe umugisha. Ibyigisho byacu nakagaruka, mukomeze dukurikirane, tuzarushaho kumva byinshi by'urukundo rw'Imana. Imana ibahe umugisha, murakoze cyane.